banjye se noneho bagiye nta n'amazi ahari habe n'intonyanga nta baraha hashira yewe nta bahari gusa bagiye gukenera uyu munsi noneho yewe reka nshaka ko natekera abana banjye barye kabiriti mu nzancane yamaye nka data noneho bino bigori byanjye ko ndeba byarumbye kuko ko ndabikoraho gute nuko wenda nagize amahirwe abana akaba bari mu cyaro ubu ngubu ndari kubigenza gute n'iyi nzara iri zuba riradukoraho kabisa ese nimba ndi bwahamagara umukecuru wanjye akanira icyo anyoherereza mbega ibigori use koko umuntu azabishobora umuntu azabivamo koko mbega ibigori rero hano ntakiriho ahubwo si iki ngiki koko umuntu yaryamo iki kwezi nahimana kabisa byabaye rwose nahiye ahangaha rwose ni ukwiyambaza abandi ni ukuri rwose ndabahamagara ndebe icyo bamfashaho rwose kuko ibi ngibi umva ntawazabishobora rwose uzaba umuntu agezeho kwezi ikigori kingana gutya koko kare ni ukubahamagara papa rwese ko mbona waneze mu bigori aho ngaho ibigori se wa mugore we ko ndeba byarumbye noneho biragenda gutera byararumbye ndabona inzara igiye gukita neza sinzi rwose nahimana pe dore rero nari ngiye gutekera n'aba bana none ngiye kureba kabiriti umuntu usanga kashyizemo do nsigaranye igiporoporo cyonyine ese tugenda gute noneho nta giceri se ufite wajya kugura ikibiriti hariya hirya kwa mama habe n'icyatanu kiri hano yampaye nka dore nangiye kubakarangira udusaya turi aha cyakora ubwo badahari nyirasenge yampamagara ngo bagiye kumusura ubwo twababuraga ahubwo se wowe ntabwo mushiki wawe yari yigeze guhamagara ngo akubwire ko abana baje reka bimbwira hehe ubwo yagutinya nyine kuko bamubwiye ko bagiye batavuze ariko ubundi ngari iri muri uru rugo wowe uri umwana wayihangana ntabwo wakwihangana yihorere ni amakuru ufite hasi wowe ubundi gute abana bagenda utambwira nabasize ahanjye hirya ku muturanyi ndebe ko nabonayo n'ikiro kimwe cy'ubugari nze mbatekere wenda nje nsanga bagiye nibagende wenda barasanga kwa nyirasenge batetse banaryeyo baze barya ubwo rero twihangane nidushaka twoge twuniryamire kuko dore nta bana bahari ntacyo guteka gihari zirasiba tukazana bakarangira ngiyeyo ubugari ndabura bamudusaya ngo nze mbakarangire dore ngutse mu telefone uretse n'akagori kakabishinga urabona ahangaha harimo iki nta kintu gihari imyumbati yararumbye ibigori birarumbye cyangwa no kurenganya kabisa natwe ndabona tugiye kuzasubira no kujya mu nzu tukaryama none twakora gute ucyokoze ubw'abana bagiye kwa nyirasenge baraza bariye bahita binjira mu nzu baryame ngwino tujye mu nzu twiryamire nta kibazo tuzaba duteka abana none twagira gute ahatari umwaga ngo urukwavu cyane rwose n'ubundi cya mbere ni urukundo ni ukuri pe undi ni wowe wanjye ariko hano hari akumbati nazanye urumva naguha akumbati ukabuhekenya akirorera hanze urage n'ibyo bintu hanze hanyuma ugahekenye twiryamire singiye isa yabaye bangana nanjye gukarangira abana ariko tuzayibaha amazi nukuyibaha kandi mekenye kano kumbati wenda ndebe nimba ndi bwara akundi rwose ubu buzima nabwo rero ubu buzima rwose Imana nigira ihindura amateka ibi ntawazabivamo rwose umuntu ahora arya imyumbati ibigori umuntu akabwirwa ubundi akaburara urimba cyane rwose iramara byo biraryoshye ndabona tubaye tujya kugura iyo gupfa guteka n'ipfa kubona n'amafaranga n'umwana apfa kubona igihumbi urayandagura imyumbati bakukura ntacyo yabatwara bazajya bapfa ni ugutera myinshi cyane igihe shiwayi namuhamagariye kuko abamotari bikigisha nawe imitwe kabisa ngaho reba igihe namuhamagariye we mana yanjye nako nahajya turaserera uno abamotari pe haki yaba ari uwo mu cyaro bayangezeho kare haka abanyakigali bikunda n'abamotari ako nakundi sha kabisa ako ninjye nicije kumukunda Jerry uraho neza uraho kibondo umwana nakunda ase wari wayizera
hehe se abamotari igihe twavuganiye akahirwe kigera hano sheri nanahangayitse nahangayitse bivugwa se nta mpamvu yo guhangayika wari umeze neza ariko nta kibazo umeze neza cyane nuko nenge mu mesha gitondo warabyibushe wazanye ibinyashi akareka akora umeze neza imeze neza nta kibazo Kigali mu meze neza kwabaye inzobe ni amazi meza sheri utsigaye ngora Dubai wahabaye sheri niwe ukora ishane wo ngora cyangwa uri kunyemera akagisha abasore bikiye bakiyemera aho uruko rumeze oya sheri wasanga kwemera ngo byari rep ro mupamba nambaye sheri abana nasa no murukora hari umupira yanahenda musa wamenye iki kugira ngo kumakora n'umukobwa cyakuzikora ahantu heza none se nzi neza nako wabaye keza yakoze yego shatu zawe uri gutya kabisa urankunda se ndagukunda subize yaba kanje ahako subundi nashaka kwiborosa n'amazi ari muri rugo koko ubundi se kwigana bari abakire bo mu mujyi bakanda biriya by'umweru bakaza bakiborosa naye ndabigana gute se mama rubyo ko bucaho ngaho byagenze gute yewe umva nome wa muntu umva nabuze icyo nakora ubona ko nubutaye mu buriri nkaza kwicara hanze ubito sinabizi nose wagize ngo bizagenda gute rega no kwihangana iyo ubukene bwaje nkuko nyine twakora iki ko tutiyeze kubugira se ubundi ubu ubutindigasa buje gusanga umuntu agera naho abura amazi yo kwiborosa nako se wakwiborosa yewe dore nagiye ko nabajije umuntu ngo naduha amazi yo kugura baramwe wijerekane ni 500 500 twabuze n'ikiro cy'ibijumba cy'amafaranga 500 ubwo se nari kuza nkakubwira mugabo mwiza ngo mpa 500 njye kugura amazi twabuze n'ikiro cy'ibijumba cyo guteka nanjye numiwe nyine ndicecekera niko kuzana yicarira ahangaha gahinda kanegeka ahangaha nta kibazo ndagukunda cyane ndagukunda cyane pe uzi ko nanjye kuzarwara umutima yego gusa urwazwa n'iki nzi ko abanyakigali bakujyanye oya ntago bakunwa ntago babikora ako niyo nzobe yawe rero erega niwe wanjye ntago nisondetse ambu juri anjye ntago nisondetse uri igitipe cyiza cyiza byadanje urabona atakora imiti cyane ubu rero baba rubyogo ndumva ngewe w'igisigaye ari uko najya gushaka akazi ariko nawe uransetse uzajya gushaka akazi se uzagashakira he nta tifite nta suka nta gitiyo ibintu byose barabyibye ibitiyo n'amasuka ahubwo uzi icy'ingenzi ni uko umuntu agomba gutuza wenda imana izarebererwa reka buriya n'imana ibibireba noneho igihe nikigenda nikibona ko imana nibona ko dukwiye kubona amafaranga izaduha amafaranga ariko buriya biri mu nzu n'ukwica agiye gutabarwa arabanza agakarangwa wayabona bukene sinzi ubukene umuryango wacu ko nta muntu tubura n'amazi nk'umuryango wacu nta mukene urimo none ndebera nta kindi kintu tugiye gusenga imana yonyine yo mu ijuru idufashe ye kutwereka rubanda igumye iduhishe mu mababa yayo rwose idukomeze uyu muzimu w'ubukene tumwirukane cyane rwose none se ndashaka kujya gushaka akazi uyu mupira yewe ukuntu buze n'insura mu kazi ntabwo none bwarutse kandi asabuna ariyo kongera kumesa biragenda gute nicyo kibazo gikomeye none ubwo tubikore gute abantu babona tugenda ngo turi ba boss kandi twarashize ikibazo ni ujyana mu kazi nako wakabonye uzaza wahindutse ibyondo kumesa ahubwo se bwuzajya ujyana utoseye uzawujyana se guhiga ako kazi n'ubona akabonye no mu mujyi uzanyura mu bandi bagabo bambaye ibintu bizitaka yiboroshesha gate ariko nungutse agatekerezo numvaga nazahamagara mama wawe yambwira ko hari akantu ashaka kugurisha muri iyi minsi mike nko hanyuma y'ukwezi numvaga nakwihangana nkazamuhamagara nkamubwira ikibazo dufite dore nitwe bana afite hanyuma twarangiza tukumvira icyo dusubiza ntabwo yabura n'ibihumbi 10 yampa basi ngo mfe kuzunguza n'agataro ko nugiye kunsuzuguza kwa mabo oya ntago nabikora ntago nzagenda mbabwira icyo kintu nzagenda mbabwira ko nshaka najya kwiteza imbere kugira ngo umugabo nanjye atazansuzugura tazagira ngo ngenda kubahutse
kandi ntabwo umubyeyi wawe yakwishimira kuba ikigwari mu rugo wubatse, ku buryo batazavumbura ko ari ubukene buri mu rugo bakavuga ati umukobwa bamuhaye umuhungu w'umukene atangiye kwicwa n'inzara. bavumbura barakubaha, bazi ko uri umugabo w'umukene ariko bazi ko ntakunda gusabiriza. Nimba batazabivumbura nibibeshya nkumva amagambo gutya ngo umukwe wacu ngo asigaye umukobwa wacu yarakennye, umukwe ntabwo akimwitaho, tuzabipfa. Oya ntabwo nabikora. Aha noneho rero we bikore gutyo, ariko ubikore mu bwenge ku buryo batazamenya ikibazo dufite nk'uru rugo. Nta kibazo. Dore basaza banjye nibo nkurikira bonyine, nta wundi mukobwa wacu bagira, mama rero agomba kunyumva. Dore basaza banjye bibereye mu mujyi wa Kigali, rero we wongeye kubasaba nakwegera mu wanjye kuko niwe mujyanama wanjye. Harya baba mu mujyi barakize, bafite basaza babo bakizaga dore bibereye ngiyo Kacyiru, bibera za Remera, za Nyabitarama, ariko nyine aho umuntu akumvira usa cyangwa n'umugore we atakira umubyeyi wawe. Nanone umva rero, kubera ko ugiye kwaka mama amafaranga yo kuba twakoresha hano mu rugo, ndeka kujya niboroshesha hagati, umubwire nyine urenzeho nayo kugura kandi agapira dore kano karashaje. Nta kibazo rega, ubwo ngubwo nahita mirongo n'utundi dukweto dushasha, bodaboda zashaje, najya mbona aho nyangiye kuzuguza nabo gateba tuzamfata n'imboga. Ubikore gutyo kabisa. Ikibazo madamu haji bafashe n'imboga, kandi ukuntu abantu bazi ko turabakira. Ariko se mana noneho ubwo hajemo noneho n'iby'umupira, ariko ntacyo mama wanjye ajya nyumva, nimubwira ko nkeneye umwenda mwiza azawumpa kuko nta wundi mwana afite wo kuwuha. Ako kantu ahubwo anyunguye ni keza, nzahita nguramo agapira kamwe nanjye nigurira kandi ahubwo reka njye mu nzu njye kureba telefone mama.